byiza. Urumva abaye kubiri n'umwana yibyariye nubwo bamugabanyije cya gihe. So rero ikintu bavuze bya munone uko byabaye byose nayo Imana yambwiye ngo icyaha ukoze ndakubabariye ariko inkota ntizava mu rugo rwawe. Yego. Kugira ngo wahumvise. Asa no dusenga Imana ibabarira byose. Ariko rero inkota buri yivanyeho hari shida. Imana se yirekije muri studio kabitubwira. None se pastor ntabwo ushobora impamvu barase gucamuje mu byumve neza impamvu Imana yadushyize ibyiza n'imbere yacu ngo twikore. Yego. So abantu no twatakaje ubumuntu twigira inyamaswa. So rero tubyumvikaneho ko Imana yo yakubabariye icyaha. Ngurugero urasambanya uratwise. Imana yakubabarira ko twise. Ariko uburyo uzasurayivinga utunga urya mwana utakaje ishuri abandi biga uzaba responsible y'ingaruka z'icyaha ariko imbabazi zirahari. Yego. Nyirasimba sobanura ngo byumvise none. Yego. Njye nzaba responsible y'ibintu nangije. Ariko noneho imbabazi nazihawe ntumse ture muri jenoside abihana bakireba bakababarira byabujije ko bishyura ibyo bangije. Ako niwe wagafatiraho urugero. Tugarutse kuri icyo kintu ntihari igihe usaba imbabazi bya nyirarureshwa kugira ngo uve mu majune runaka ariko umutima wawe udahindutse. Bene uwo muntu ari nabyo byongera kugaruka nanone. Fine nunanyira gakora cyaha. Yego. Kuko urumva hari umuntu urabona ubundi imbabazi nyazo ntuziyoberwa n'izanyurareshwa buryo urazibona. None ko ari oya warize kurabisobanukirwa. Hari ukuntu ubona ko adafite kumeneka muri we yanabikubwira burya hari systeme cyane nkatwe dukora za counseling twakira abantu. Hari umuntu akubwira ukabona akakubeshya. Nta kindi cya mbere hari uburyo wumva uburyo avuga ibintu. None wa muntu agasaba imbabazi kugira ngo yikure muri cya kibazo runaka ave muri ya situation yararimo ariko wamureba ugasanga ntabwo ari imbabazi zivuye ku mutima ahubwo ni ku rurimi kugira ngo agire n'ibindi aguhisha anagucurike utanamukurikirana. Bene abo bantu ariko ntibitinda byanze bikunze biramenyekana kuko hari ingaruka yabyo ugomba kuzikagaruka. Aho rero niho nabwiye ko byamera kose hari n'abantu babona nk'urugero agusaba imbabazi ngo sore ngo urabona ngo nabuze uko mbigenza ngo nuko kanaka bigira gutya ngo nuko abishyize ku bandi. Urumva agiye kumera nka wa mugore ati giye urandenganya ni inzoka ware umugabo aho yavuze ati je suis ndi responsable nubwo nibazaga ubundi nka Adamu ubundi nanjye mwibariza undi uriya mugabo katahingaga atavomaga atatoraga atajya ku kazi ubundi yari yataye umugore ajye ngo nagira ngo mbwirire nk'abagabo bagenzi bawe nusiga umugore wawe ahantu hari abazamuganiriza. Mwumvise sinzi bakumvise uwe nta guhinga nta kibazo yari afite namo. Inzoka yasanze Eva gute umugabo yagiye basa nayo muganira intare kandi nyine hari intare izo okay birashoboka. Hari intare burya mu matelefone y'abantu bamwe uzasanga babahamagara ugasanga bati Radio Rwanda iraguhamagara kumbi ntabwo ari Radio Rwanda ni inshoreke hefi ku buryo umugore abwira ati sheri ati Radio Rwanda iraguhamagara kandi byo kuri wazi neza umuhamagara ati umucuruzi w'amakara araguhamagara umugabo acuruza amakara ni gute aha ndashaka kubivugira kugira ngo abagabo bagenzi banjye n'abagore bagenzi banjye bamenye ikintu gikomeye. Iyo utaganirije uwawe hari andi majwi amuganiriza kandi atari meza. Noneho bituma aje nkaho yavuze ati urambabarira sinari mpari kosa byabaye nisigiye umugore kandi koko murebe avuga ngo ntimuzaje kuri kiriya giti. Eva ntiyarahari yabibwiye Adamu rero yavuga ryabanga. Rero umuntu turi mu isanamitima n'imbabazi ibintu hisho uwo mubana ibintu hisho uwo mukorana nabyimenyera azabimenya nabi kuko abibwiwe n'undi muntu rimwe na rimwe utanagukunze. Yego nese undi nzoka ari kunze Adamu wawe ariko urabyumva ngo iyo sinzi ni munyumvire iyo urangaye undi muntu akazana amakuru yawe azayamaki